bimeze bitese mvuyeyo. Urihuse cyane ariko. Ya. Madame se ko ntamubona yagiye hehe? Ntumbwire nta makuru wamenye se? Nta makuru mfite. Madamu yiyunze n'umugabo we. Izi birori byabereye hano mu kanya? Have. Yaryoshye cyane. Madame se buri ageseka akisanzura. Ageseka nyine biraho tugahita bihana. None se araza ryari ubu ntarigiye guhitaza? Ashaka kuza atinze kuko ahantu umugabo we yamujyanye ngo n'ahantu bahuriye niho bagiye kwiyunga. Ndabyumva wowe umeze neza. Ahubwo se ahubwo nta kuntu twahura nimugoroba tukaza gusangira. Byemere sha rero ntabwo nkunda kujya ahandi hantu. Mvuye hano mu kazi mutajya mu rugo rero ko mubwira nta kibazo giye nagusangayo. Niba ntacyo bigutwaye waza kuza kundeba ariko ukaza hakiri kare utarira. Oya nta kibazo ntiwivune ngirangiza akazi nahita mugeraho. Sawa nta kibazo. Cyangwa exit d'avance. Derrière. Yo. Cyane ni rizitaki. Man, yo arwana rero. Rwaniye ndabona ni sawa ariko serize cyane. Sinzira ko gahunda za nakibonye bite nakibonye man. Urabona kizere sinakwa kuzimya project kwawe nyine ufatirana bya byana byose byo bizi. Man, nanga ari kuzimya project ariko urabizi ntabwo nyacike. Uravugisha ukuri? Hariya mpaka. Uravugisha ukuri? Mbaza ati gahunda ya saa 12 duhaye. Akakanya se? Akakanya? Man, abizi nta kintu nakubwira bitaraca. Ariko wowe umamagare nimugoroba. Aya bro nta kintu nakubwira. Wumvugishe goroba. Ndaguha amafu zose. Nari mwana. Bobo. Shakra, njye nakubeshye natungura. Nikize kubyara bose nziza se? Nekosha ukuntu boss yadukoreye mu cyaro akatuzana i Kigali ngo tuze ko abakagiye kutwereka umuntu bafitanye business tazakomeza kumutegereza. Cyandegereje kureba niba ari byo koko ese bazatabyemeje. Ukuntu Idris ari boga sinari mbizi ko yakoreye muri amusazi ya nabiriye. Nari mbizi ko arwaye indege. Ahubwo urabizi biteke vuba njye umugaburira.
none seriously urahageze genzi kuyoboza cyane ntabwo naguhaye adresse nzi ko utari buhamenye ntabwo nawe anyway karibu asante wow ubona ahantu heza cyane merci umeze neza se fresh kabisa byagenda kunumva se hano abandi badakoma uribanda oya mbana na sister wanje ahubwo nuko atakunda kuba hari wasanga nawe ari mwiza nkawe no stop it ugira amagambo meza nk'ay'abahehesi focus sikari wa mbere umbwiye ko ngira amagambo meza sure ya ariko buriya numboneye hanze kuganira ndabona urakenza iminota ariko nanakuganiriza mukarinda buti tararambirwa 12:00 zageze kubera uri kwihuta harabura 14 kugira 12:00 zigere shama uranyihanganira rero nari mfite gahunda na bagenzi banje tugomba kujya kuganira ntongere kugiye kunsigana jenyine sha sorry ntago ndi bugusige wenyine ahubwo nzagutumira niriwe mu rugo uze tuganire ntumbwire ko ugiye sha uraba ugiye mu rugo nzakubwira mfite umwanya sibyo nakererewe nari nabyibagiwe ahubwo urakoze kunyibutsa reka nambare vuba wari usanze narangije kwitegura hasigaye kwambara gusa naho ugiye muri telefone none dore ndakererewe nari narangije koga mvuga nti reka nkutegereze gato tuvugane unahamenye noneho nzagutumire nyine uze tuganire wambaye basobanuriye tunatari oya sha ihangane ni ukuri kandi ibintu tugiyemo birihutirwa ni ibintu by'akazi tuzavugana sibyo tuzavugana si turi kumwe se tugiye gufunga ko basi wamaye tunatari sha mbabarira uzi ko ukicaye ngwino tugende sha ihangane ni ukuri mbabarira umfashe ibintu ngiyemo n'iby'ingenzi ni ibintu by'akazi pe please ahubwo ndi kubona amasaha amfashe uzi ko zitugereyeho ihangane pe Jye simbona isi itunganye mu ijisho ryohererwa irindi. Ubutabera bwaboneka bute rero? Kankwereke. Urabona umupapuro? Urupapuro? Dore ndaruciye. Nubwo naruteranya hose ndibuze kongera dusubize uko rwari rumeze ariko byanze bikunze naho nashyira kore cyangwa papier kora ugasigarana ubusembwa ushobora kuruteranya nagerageza gushyiraho kore ariko rwaza rufitemo desekeri ubusembwa umutima w'umuntu rero nawo nawugereranya n'uru rupapuro. Iyo umutima w'umuntu wakomerekejwe ukawukomeretsa urawangiriza nk'urupapuro. Iyo usabye imbabazi nuko nta yandi mahitamo wakomerekejwe aba afite akemera kuguha imbabazi. Izo mbabazi aziguha kuko nta kundi kuntu yari gukora, ariko ubutabera nyabwo bubasha kurinda kwangiza no kugira ngo nawe ugirweho n'ingaruka zindi ni ubudahemuka. Kudahemuka byo ni ubutabera nyabwo. Utabasha kwishinja ntujye n'abagushinja, ukaba umwere muri byose. Nuko gusaba aje usaba yuko
kuri buze kuhagera utize nza kubikwemerera. Nibaza ko igihe wingiraga babisikanyije n'abandi binjira basohoka babisikanye. Narangije ariko ko wabisabye mbere ndabwo reka ngutegereze. Rero numva twasoreza hano wanyenera n'ikindi gihe waza ukambwira. Urakoze cyane, wabigoye kwiyakira uri wenyine nta muntu uganiriza, wabigoye. Nishimiye cyane, naruhutse muri make, naruhutse kubona wanganirije. Ngiye kugenda ngerageze, ako biba bigoye no kugerageza byuze mu byo wambwiye, ariko byuze nagerageza numva ko byasa. Urakoze cyane. Birumvikana. Ndabona amasaha aragiye, umva niba baramushaka. Sawa, murakoze. Uzagaruke. Mwiriwe Dr. Mwiriwe mukobwa. Yego. Ukuri hano. Ni meza. Dr. Nakunze amagambo yawe. Ariko hari ibintu ntumvise neza. Kujya wanyumvaga uri inyuma nigisha. Nakumvaga naje kare. Nsanga harimo umuntu ndavuga ati reka mutegereze. Numvise umusezerere bivuze ko nta mwanya ufite, hari ibintu ugiye kujyamo mpita nkomanga. Ibyo nigishe byose wabyumvise. Hari ibyo numvise nyine n'ibyo ntumvise, niyo mpamvu ngarutse kukubaza. Okay. Ko hari ibyo tumvisemo, buriya ni byiza cyane iyo umuntu atumvise akabaza, kuko n'Abanyarwanda barabivuga neza, kubaza gutera kumenya. Yego. None se Dr. ni gute umuntu yabona ubutabera kandi yaramaze kurengana? Nina, hajya siko witwa? Yego, niko nitwa. Nina, ndumva ufite inkuru yo kubara. Nanjye ndayifite. Kandi burya buri muntu agendera mu mutima we inkuru yo kubara. Yego Dr. Inkuru ndayifite. Ariko umuvandimwe wanjye n'ufite inkuru ifite igisobanuro cyo kurengana. Numva Nina, wafata igihe cyawe ukaza kundeba tukaganira kuri ibyo ko ubu nta mwanya afite kandi ananiwe. Urabona n'amasaha dufite, isaha yageze kuri. Dr. Nta kibazo, nzagaruka kukureba. Nanjye nari nje hano ngiye ku kazi, noneho ubwo nta mwanya ufite nta kibazo nazaza kukureba tukaganira. Umunsi mwiza. Karibu uzagaruke neza. Waramutse. Mwana wanjye urakuze, amaso ku mutima. Umaze kuba umugabo. Kuba umugabo si ukubyimbisha amaboko cyangwa ubyimbe igituza. Kuba umugabo si ukugira ngo abakobwa bagukunde. Kuba umugabo no kugira ubwonko buzima kandi butyaye, kandi ukaba umugabo mu bitekerezo. Nabyumva papa, ariko se basi wabaga he? Nakuje kumbaza icyo kibazo buri gihe. Igihe nikigera nzabikubwira. Base papa, mama ameze ate ko namuheruka? Ariko ugomba kuki ushaka kwinjira mu mipango. Hashize imyaka ingahe tutabona. Niki cyatuma nizera nk'umwana wawe? Ngo unyizera? Papa ntabwo unyizeye kandi ndari njye mwana wawe wenyine ugira.
ibyo bigiye n'iki wihangane nzabikubwira nimbona uri tayari. Ndumva atari papa wanjye nari nsanzwe nzi nuko Idirisa ndiso wenda urakeka ko nahindutse ariko sinahindutse nahinduwe kubera n'umukozi wankoreraga wantwaye ariko ubu ngarutse nje kubigaruza kandi nzabigaruza ari wa wundi ugira impuhwe. Hasi mwana na munsi wizinduye ariko siko nenze ngo ndibugutange. Aha ya phone yawe se byarangiye uyikoze mwana? narabitunganyije bro. Wari waneye ubwoba vuga ati Aka kara kantu toto. akora nawe muri iyi minsi ntango tubanye neza. Morning too. ndabona baba akazi wagatangiye. Yamba nazindutse gahunda warawugiyemo ninjoro se yagenze neza? Ya ni ibisanzwe yagenze neza. Kose hari gahunda bwoko tutari kubasha gusura? Ni ibisanzwe basi reka nze kubikubwira nimugoroba. Okay. Sawa none reka nambara uniform nanjye nangira akazi. Sawa tu. Sawa merci. Mbasemana. Yo. Wenyine mugora. Kutambwiza. Byagenze bite? Mwana nyine byabaye rabo mwana. Gute se mani kandi nkwamenya cyane wowe subizi. Mwana rero tuze kwivugana. Asiko mwana mbona ufite agahinda. Oye. Wari indobo wowe. Wari indobo baragukatiye. Kamanze ngurakazi. Bagenda. Lost in life, we just here for you. Every day we pray for you forever. They don't see us anymore. How we cry, how we cry. The ball is now laying same to leave. They don't see us anymore. How we cry, how we cry. The